abenshi bakunze kuvuga yuko moto za sipiro zikunze gukora impanuka ndetse zigatwara n'ubuzima bw'abantu benshi. Koko nibyo, abantu benshi bakunze kuvuga yuko moto za sipiro ndetse atari nziza habe na gato, ariko umuyobozi w'imoto za sipiro cyangwa uruganda rukora imoto za sipiro rutangaza yuko izi moto za sipiro ari nzima, nta kibazo na kimwe zifite, ahubwo abazitwara aribo bafite ikibazo, bitewe nuko izi moto ntabwo ziba zisaba umuvuduko uri hejuru ugasanga ugendeye mu ijana 120. Izi moto ntabwo zikeneye uyu muvuduko, izi moto zikeneye umuvuduko wa 60 kugarukira kuri 80, kubera ko uramutse ufashe feri uri mu muvuduko w'ijana urumva yuko feri itafata, ishobora no gufata amapine akavano yikuba akagira hari yagonze umuntu cyangwa yagonze ikindi kinyabiziga. Rero ni bimwe mu bashoferi batitaho kureba amavuta ya feri ndetse nibagenzure moto zabo, gasanga bazirobesheje bazihaye nyine abandi bamotari bakajya kuzikoresha. Impamvu mvuze imvugo yo kuroba ntago ariko uyu muhinde yavuze, ariko mu buzima busanzwe babyita kuroba, kumurobesha cyangwa kurobesha undi muntu agatwara ya moto. Bityo rero polisi y'u Rwanda yatangije ingamba zishyashya. Polisi y'u Rwanda yatangije ingamba zishyashya, kandi izi ngamba zirareba buri munyarwanda wese utuye mu gihugu cy'u Rwanda, umuturarwanda utuye mu gihugu cy'u Rwanda. Guma hamwe wumve ino video paka irangiye umenye byinshi, umenye ibyo polisi yatangaje, umenye se polisi ubundi iri kuvuga gute ku izi moto za sipiro. Ese izi moto za sipiro koko abazitwara nibo bafite ikibazo? Urasabwa rero kuguma hano ukumva imva n'imvano. Abenshi mukunze kwibasira zino moto za sipiro ngo abenshi mukunze kwibasira zino moto za sipiro ngo ntago zigira feri. Kuko nibyo pe, nanjye ndabizi yuko izi moto za sipiro nizo zikunze gukora impanuka. Izi moto za sipiro rero nongeye kubibutsa yuko zifite feri, ahubwo abazitwara nibo bafite ikibazo. Aho usanga abasore aribo bafite zino moto, bafite amaraso ashyushye, ugasanga yagisereye umuriro yawugejeje hejuru. Nk'urugero nkanjye hari umushoferi utwara imoto ya sipiro uherutse kunkura mu mujyi angeza hano ku Gisozi, angeza y'amahoro pe. Bityo rero mbona ko zino moto za sipiro nta kibazo zifite, yigendera gake gakenya, yari umusaza ubona nta maraso ya gisore afite. Bityo rero bikavuga yuko izi moto za sipiro nta kibazo zifite, kandi ikindi nizo zikunze gukora impanuka kenshi cyane hano mu mujyi wa Kigali. Ngira ngo hano hose mugeze musanga imoto ya sipiro yakoze impanuka. Nimba mbeshya untera ibuye, nimba mbeshya wandike muri comment. Akenshi moto za sipiro nizo zikunze gukora impanuka. Uzanyumvire ahantu henshi hagiye hatandukanye, ariko reka mbanze mbabwire impande n'impande izi sipiro zakozemo impanuka ndetse ikomeye cyane. Nyabugogo ugeze kuri Nyabarongo, imoto ya sipiro yakoze impanuka, umugenzi ahita apfa, umumotari ntiyagira icyaba. Twajyanye hano Nyabugogo, imoto ya sipiro yakoze impanuka, umumotari umwe arakomereka n'undi arakomereka, kubw'amahirwe nta muntu wigize ahaburira ubuzima. Gikondo, moto ya sipiro yakoze impanuka. Na hano henshi zino moto zagiye zikora impanuka, banza ruko mugana abashoferi cyangwa abamotari batari bazi gutwara zino moto. Ariko nongeye kubabwira yuko izi moto nta kibazo na kimwe zifite. Ntago ndi kwamamaza cyangwa ntago ndi kuyamamariza cyangwa ntago ndi kubavuga neza koko banyishyuye, ndi kuvuga uko byanditswe cyangwa uko byatangaje. Ngiye ibyo mvuga ni byatangajwe, ntago ibyo mvuga ari byo mba nahimbye mu mutwe wanjye. Bityo rero polisi y'u Rwanda yatangije gahunda yagerayo amahoro, ubwo iganiriza abamotari n'abashoferi kabakangura gukoresha umuhanda kugira ngo bajye birinda impanuka zikunze kubera mu mihanda. Ubwo polisi yatangaje ko ibinyabiziga biri kwiyongera mu mujyi wa Kigali, ari nako impanuka ziyongera mu mujyi wa Kigali. Bityo rero abashoferi babashishikariza gutwara ibinyabiziga batanyoye ibisindisha, gutwara neza mu muhanda, bakibuka feri, bagacekinga imoto zabo, ndetse abashoferi no bagacekinga imodoka zabo. Nyabuneka iri tangazo rirakureba nimba uri umushoferi uhora mu muhanda utwara ikinyabiziga cyangwa utwara moto cyangwa imodoka. Gutwara ikinyabiziga wanyoye ibisindisha ni icyaha gikomeye cyane, ushobora guhanirwa bakaguca amafaranga atagira ingano, bakanagufunga ari iminsi itari mikeya. Ese ubwo waba wungutse? Bityo se watwaye ikinyabiziga cyawe utanyoye ibisindisha. Impamvu bino polisi yabivuzeho, hari abagabo 5 baherutse gufatwa
banyoye ibisindisha kugeza izi saha ibihano byabo byarangiye uyu munsi ku itariki 8 ibihano byabo byarangiye ejo ku itariki 8 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026 bityo rero bagakangurira abashoferi kujya batwara ibinyabiziga batanyoye ibisindisha. Nimba ugenda muri kwasteri ukabona umushoferi afite ikibazo hituhamagara polisi ako kanya uvuga umuhanda muriho naho muri kwerekera bahagarika umushoferi bamupime barebe nimba atanyoye. Kubera ibingibi ni mutabikora muzasanga umuntu batwaye azashyira ubuzima bwanyu mu kaga, ugasanga mukoze impanuka bitewe nuko mutatanze amakuru. Mubonye umushoferi atwaye imodoka ari kugenda anywa itabi, ari kugenda anywa inzoga, ibiyobyabwenge, nimutanze amakuru iyo modoka nibaroha mwese muzapfa. Kandi nimupfa mutatanze amakuru bagiye bavuga ngo uwiyishe ntago aririrwa, ariko n'icyaha cyo kwiyahura ugira ngo se nacyo ntago gihanirwa n'amategeko. Reka amakuru yacu tuyahagarikire hano. Nimba ushaka kumenya byinshi kora subscribe, indi video iri buze kuza uraza kuyibona tubabwira byinshi ibyo abaturage bagiye baganira na polisi ubwo bari muri gahunda yagerayo amahoro. Ndabakunda cyane. Amazina yanjye nitwa Kidasamura, urw'inkuru tubakora rugakonkoma. Ndi umunyamakuru wa Kidasamura TV Rwanda. Murakoze cyane, Imana ibarinde bahereza umugisha. Uyakoze subscribe uruwa gaciro. Sinibuke kugenda cyangwa sinibagirwe kugenda ntakwifurije umwaka mushya muhire. Uzakubera uw'imigisha w'amahirwe ubisubizo ndetse Imana ikurinde. Urara haryana hataryana harara umwanzi. Ndabakunda cyane mbifu